umuntu mugenzi wawe aramutse afashe ubuzima bwawe akabuhindura igitangaza ndetse bikazagera no kubisekuruza bizagukurikira ntagire ikiguzi cyari cyo cyose agusaba, biragoye ko wabona icyo umwitura. Icyo wakora ni ukuzajya umurata ukamuvuga neza, ndetse byaba byiza igihe atakiriho ukamukorerwa ubusoro uzajya ruhora utumuzirikana ubutwari yakugiriye. Ibyo nibyo byagiye biba hirya no hino ku isi, aho bamwe mu bagabo n'abagore bakoze ibidasanzwe bagiye bakorerwa ibibumbano binini bigashyirwa ahantu hitegeye kugira ngo ubutwari bwabo bujye buzirikanwa na buri umwe wese ubabonye. Muri stati cyangwa se ibibumbano biri kuri iyi si, uyu munsi tugiye kugaruka ku kidasanzwe cyubatswe mu buryo butangaje kandi kinini kuruta ibindi byose ku isi. Iki kibumbano giherereye mu Buhindi muri leta ya Gujarat mu karere ka Narmada, kikaba cyarubakiwe Sardar Vallabh Patel uzwi nka Iron Man of India. Sardar Patel wubakiwe ikibumbano kiruta ibindi byose hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni muntu ki yakoze ibiki bidasanzwe byatumye ahabwa agaciro kangana gutya? Reka tuze tumuvugeho ndetse tuvuge no kuri iki kibumbano yubakiwe gitangaje ku isi. Njye muri kumva nkaba nibugisha Fabrice Umuhungu w'Imana n'abantu nkabimfura cyane. Sardar Patel yagize uruhare rukomeye cyane mu guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde no kubaka igihugu gikomeye nyuma yo kwigobotora ubukoloni bw'Ubwongereza. Yakoranye bya hafi na Mahatma Gandhi mu kwigomeka ku bakoloni b'Abongereza mu buryo bw'amahoro. Yashyize hamwe kandi leta zigera kuri 562 zari zigize Ubuhinde bw'icyo gihe, kuko buri yose yagiraga umuyobozi ukwayo. Patel yakoresheje ubuhanga, ibiganiro ndetse n'umurava kugira ngo yunge ibi bihugu bibi igihugu kimwe. Ni nawe washimangiye ubumwe bw'ibihugu nyuma yo kwigobotora abakoloni mu mwaka w'1947. Yabaye minisitiri wa mbere w'umutekano, aho yagenzuraga inzego z'umutekano, abapolisi ndetse n'ubuyobozi bwa leta. Yashimangiye amahoro n'umutekano w'igihugu mu bihe byari bikomeye cyane igihugu cy'Ubuhinde cyanyuzemo. Izina Iron Man ryaturutse ku mbaraga n'ubudahemuka bwe. Yari umuntu w'umuhanga, wihangana kandi utagorwa n'ibibazo. Yatsimbararaga ku bumenyi, ubumwe no kuri mu miyoborere ye yose. Reka tugaruke kuri stati yubakiwe Sardar Patel yitwa Statue of Unity. Uko yubatse nibitangaje kuri yo biyitandukanya n'izindi zose zigeze kubaho mu mateka y'isi. Iyi Statue of Unity ifite uburebure bwa metero 182 z'ubujya hejuru. Iri hejuru cyane kurusha izindi kuko Statue of Liberty iherereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite uburebure bwa metero 93 gusa ugereranije n'urufatiro rwayo. Ikirenge cya Statue of Unity gifite metero 6 n'igice z'uburebure. Aha twayigereranya na zimwe mu nyubako zigeretse cyane z'amagorofa 2 cyangwa 3. Iki kirenge ni kinini cyane ku buryo umuntu mukuru ahagaze ku kirenge gusa asa nk'utagaragara imbere yacyo. Amaguru yayo kuva ku kirenge kugeza mu mavi hari metero 25 z'uburebure. Bishatse kuvuga ko aya maguru bwayasumba inzu y'amagorofa 8 cyangwa se 9. Ubwo twavuga nk'inzu nini iri mu mujyi rwagati yitwa kwa Makuza. Amaguru y'istati kuva ku kirenge kugera mu mavi asumbiye inzu. Umutwe wayo ufite metero 7, kandi nanone igitangaje nuko ijisho ryayo rifite metero 1 na santimetero 80 z'uburebure, rireshya na bamwe mu bantu barebare tuzi. Kandi nanone urutoki rwayo rupima metero 2 z'uburebure. Nanone kandi ahiteretse cyangwa se print hangana na metero 58 z'uburebure. Mbese iki gihangano gitangaje gutya cyubatswe gite? Cyubatswe na bande? Reka tubirebere hamwe. Statue of Unity yashushanijwe n'umuhanga w'Umuhinde witwa Ramvansh Sotur. Uyu akaba ari umushakashatsi wamenyekanye cyane mu Buhinde no ku rwego mpuzamahanga. Yavukiye muri Maharashtra mu mwaka w'1925. Azwiho gushushanya ibindi bibumbano by'Abapalestine ndetse n'Abahinde nk'icya Mahatma Gandhi. Statue of Unity yatangiye kubakwa ku itariki ya 31 Ukwakira mu mwaka w'2014, ifungurwa ku mugaragaro ku itariki ya 31 Ukwakira mu mwaka w'2018, ndetse akaba yari ku isabukuru ya Sardar Patel. Iyi statue ikaba yarubatswe na Larsen & Toubro, ikigo gikomeye cy'ubwubatsi mu Buhinde. Abakozi barenga 3,000 bayikozeho, hariho n'abanyamahanga b'abenjeniyeri bari baturutse mu Bushinwa. Inyubako itangaje gutya yuzuye itwaye toni 70,000 z'amasima, kandi nanone yatwaye toni 18,500 z'ibyuma tuzi nka ferabeto. Yatwaye kandi toni 6,000 z'amatiba akoresha mu bwubatsi, ndetse akaba harakoreshejwe n'ibindi byuma bizwi nka bronze bifite uburebere bungana na toni 1,700. Iyi nyubako kandi ikaba yaruzuye itwaye arenga miliyoni 430 z'amadolari. Nubwo iyi stati igaragara nk'ikibumbano gusa, imbere muri yo hakorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho twavugamo nk'igice cyitwa Exhibition Hall and Museum giherereye muri basement y'iyi stati. Hagaragaramo amateka ya Sardar Patel, ubuzima bwe, uruhare yagize mu guhuza Ubuhinde, ndetse n'amafoto, amashusho agaragaza urugamba rw'ubwigenge. Harimo kandi n'ibikoresho bikozwe mu buryo bwa 3 dimension, amavideo n'ibyapa bisobanura amateka yose y'Ubuhinde. Nanone kandi muri iyi nyubako harimo Memorial Garden and Wall of Unity. Ahangaha hagaragaramo urukuta rukoze mu butaka ndetse n'amabuye byaturutse mu bice bitandukanye byose by'Ubuhinde nk'ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu cy'Ubuhinde. Imbere kandi hakagaragaramo ahantu h'imyidagaduro y'umutuzo hazwi nka Green Zone. Nanone kandi ifitemo igice cyitwa Viewing Gallery iherereye mu gituza cya stati ku buhagarike bwa metero 153 z'ubujya hejuru. Iyi ngiyi ikaba iherereye ku igorofa ya 50.
y'iyi stati. Iki gice kandi kikaba cyakira abantu bagera kuri 200 icyarimwe. Muri iki gice harimo high speed elevator ebyiri zizara abantu mu gituza ndetse zikabasubiza hasi mu gihe gito cyane kingana n'amasegonda 30 kugera ku masegonda 40. Kandi nanone ihabashyitsa ahantu hitegeye cyane uruzi rwa Narmada n'ikiyaga cya Sardar Salvar Dam. Nanone kandi ifitemo conference hall and research center. Aha harimo sale z'inama ndetse n'ahantu h'ubushakashatsi. Aha hantu hateganirijwe inama, ibiganiro ndetse n'ubushakashatsi ku mateka ya Patel ndetse n'amateka y'Ubuhinde muri rusange. Nanone kandi ifitemo entertainment and learning zone. Aho hari igice cyo kwisanzuriramo ndetse no kwigiramo bituje. Aho hari igice cyahariwe abana kizwi nka Children Nutrition Park, Jungle Safari ndetse na Valley of Flowers. Hafi y'isati byose bikurura ba mukerarugendo benshi bose ku wundi. Nanone kandi isati ifitemo hospitality services, aho yifitemo nka restaurant, amaduka acuruza ibintu bitandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Turi gusoza umva ibindi bitangaje kuri iyi stati. Amabuye n'ibyuma byubatse iyi stati byaturutse mu baturage ubwabo. Leta y'Ubuhinde yatangije ubukangurambaga bwo gukusanya ibyuma bivuye mu nkweto, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'amamodoka yashaje biva mu baturage hirya no hino mu gihugu cy'Ubuhinde. Iki gikorwa cyiswe Loha Campaign cyari kigamije ko abaturage bagira uruhare mu iyubakwa ry'iyi stati nk'ikimenyetso cy'igihugu gitangaje. Nanone kandi yubatswe ku muvuduko utangaje cyane uri ku kigero cyo hejuru ya 50% ku byari byitezwe. Nubwo iyi stati ari ndende ku isi, ibikorwa byo kuyubaka byagenze neza cyane ku buryo yubatswe mu gihe gito cyane kingana n'imyaka 4, nubwo imishinga nk'iyo isanzwe imara hafi imyaka 7 ndetse kugera ku 10. Iyi stati kandi yubatswe ishobora kwihanganira umuyaga uremereye cyane ugendera ku birometero 180 ku isaha. Yakozwe kandi mu buryo iramba cyane, ishobora kwihanganira umutingito ukomeye cyane kugeza ku kigero cya 6.5 kuri Richter scale. Kandi nanone yubatswe ku buryo itanyeganyega niyo haba hari umuyaga uhuha cyane uri ku muvuduko wa kilometero 180 ku isaha. Ndagushimiye cyane, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza binyura hano buri munsi. Nge mwari muri kumva nkaba Nimugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu, nkaba imfura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.